tuzanywe no kubabwira inkuru y'incamugongo, inkuru mbi, inkuru ibabaje, inkuru iba yaciye abantu benshi umugongo, ya yindi bumva amatwi yabo agacura injereri kubera ibintu biba bitandukanye biba byabaye. Nta yindi rero turarasukiraho, ntabwo turi bwirirwe dutinda, ntabwo turi bwirirwe tujya mu bintu byinshi, nta wundi mwana, ntaki, ahubwo ndagira ngo twihute tubabwire iyi nkuru y'incamugongo. Iyi ni inkuru y'incamugongo yabereye mu karere ka Ngoma, inkuru y'incamugongo yabereye mu karere ka Ngoma, ku mugabo witwa Muvunyi Jean Bosco wamaze kwitaba Imana ejo hatambutse. Uyu Muvunyi Jean Bosco yari umugabo wenda kuba igikwerere, ufite umugore witwa Uwineza Jeanne. Uyu mugabo rero akaba yaragaragaye mu rukerera rw'ejo aho yari yamaze kwitaba Imana. Bigaragara ko yari afite ibikomere mu mutwe, bigaragara ko ari abagizi ba nabi bamukomerekeje cyangwa se baba barabashije kumwambura ubuzima. Uyu Muvunyi Jean Bosco ni umugabo wari ufite abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Akarere nakababwiye n'akarere ka Ngoma, umurenge wa Rukira, akagari ka Nyinya, umudugudu wa Rwagakobe. Mu mudugudu wa Rwagakobe uyu mugabo rero yaje kugaragara hafi yiwe aho yari yamaze kwitaba Imana azize abagizi ba nabi. Basanze hari ibintu bisa n'inkoni bamukubise mu mutwe. Kugeza uyu munsi wa none rero yamaze kwitaba Imana. Ubwo twari turimo gutoza aya makuru, bari bamujyanye ku bitaro bikuru bya Kacyiru kugira ngo bajye gupima barebe ikintu yaba yabashije kuzira. Inshuti bene data rero murumva ko iyi nkuru ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru abanyarwanda bakomeje kumva. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe abajya badukurikira guturuka hirya no hino. Ahangaha ni kuri Nganji Official. Dushimye Imana ko yabanye namwe ndetse kandi ikaba yabashyigikiye. Abameze neza Imana ikomeze kubarinda, kandi ndetse n'abatameze neza namwe Imana igire ibigenze neza. Aya masaha rero, iyi minota ndetse aya masegonda, tuzanywe no kubabwira inkuru y'incamugongo, inkuru mbi, inkuru ibabaje, inkuru iba yaciye abantu benshi umugongo, ya yindi bumva amatwi yabo agacura injereri kubera ibintu biba bitandukanye biba byabaye. Nta yindi rero turarasukiraho, ntabwo turi bwirirwe dutinda, ntabwo turi bwirirwe tujya mu bintu byinshi, nta wundi mwana, ntaki, ahubwo ndagira ngo twihute tubabwire iyi nkuru y'incamugongo. Iyi ni inkuru y'incamugongo yabereye mu karere ka Ngoma, inkuru y'incamugongo yabereye mu karere ka Ngoma, ku mugabo witwa Muvunyi Jean Bosco wamaze kwitaba Imana ejo hatambutse. Uyu Muvunyi Jean Bosco yari umugabo wenda kuba igikwerere, ufite umugore witwa Uwineza Jeanne. Uyu mugabo rero akaba yaragaragaye mu rukerera rw'ejo aho yari yamaze kwitaba Imana. Bigaragara ko yari afite ibikomere mu mutwe, bigaragara ko ari abagizi ba nabi bamukomerekeje cyangwa se baba barabashije kumwambura ubuzima. Uyu Muvunyi Jean Bosco ni umugabo wari ufite abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Akarere nakababwiye n'akarere ka Ngoma, umurenge wa Rukira, akagari ka Nyinya, umudugudu wa Rwagakobe. Mu mudugudu wa Rwagakobe uyu mugabo rero yaje kugaragara hafi yiwe aho yari yamaze kwitaba Imana azize abagizi ba nabi. Basanze hari ibintu bisa n'inkoni bamukubise mu mutwe. Kugeza uyu munsi wa none rero yamaze kwitaba Imana. Ubwo twari turimo gutoza aya makuru, bari bamujyanye ku bitaro bikuru bya Kacyiru kugira ngo bajye gupima barebe ikintu yaba yabashije kuzira. Inshuti bene data rero murumva ko iyi nkuru
ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru abanyarwanda bakomeje kumva birabababaza cyane. Ni inkuru yaciye igikuba muri kariya gace ka Nyinya. Muri kariya gace ka Nyinya abantu benshi bacitsemo igikuba bibaza bati uyu mugabo yabaye iki mu buzima bwe busanzwe. Nandi mbabwira ni Jean Bosco. Muvunyi Jean Bosco yari umugabo ubana n'abandi neza, yari umugabo w'imfura cyane w'inyangamugayo. Abantu bakomeje kwibaza bati mbese yaba yazize iki? Ese ko nta muntu yajyaga yanduranya nawe? Ese ko nta kintu kibi yaba yarigeze akorera abaturanyi cyangwa se abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange? Uyu Muvunyi Jean Bosco yaba yazize iki? Twari turimo dutohoza rero iyi nkuru, aho twari turimo twaka amakuru atandukanye kuri Muvunyi Jean Bosco. Uyu munsi wa none wamaze kwitaba Imana, utuye hariya mu kagari ka Nyinya. Nyinya hariya muri Ngoma, ubwo ni muri Kibungo yahashize, cyangwa se bahitaga hari mu ntara ya Kibungo cyangwa se prefegitura ya Kibungo. Twavuga ngo Imana imwakire mu bayo uyu muvandimwe n'inshuti, kandi inshuti bavandimwe ku bari bamuzi ndetse ubwabyo ku mudugudu, ku kagari, ku karere, ku ntara ndetse no ku rwego rw'igihugu bakomeze kwihangana n'ukuri, kubera ko kuba umuntu yaba yari muzima akaba nta kibazo na kimwe afite, akaba nta burwayi afite, burya birakabe umuntu yarabaye ari nk'umurwayi, cyangwa se umuntu yarabaye wenda yari afite ubumuga, cyangwa se wenda abe yabashije kuba yagwa hasi. Ariko kuba umuntu yaba yahagurutse mu rugo agahaguruka ari muzima, yari asanzwe akora activities ari muzima, hari imishinga itandukanye yaba yararimo gukora ari muzima, agahaguruka mu rugo atembereye ahantu runaka, wajya kumva mu gihe wenda wari umutegereje ukamubura, wajya kumva inkuru mbi ngo yapfuye. Mu by'ukuri ndababwira ukuri ntashidikanya ko iki ni ikintu gikomeretsa umutima ndetse w'abantu batari umwe. Iki ni ikintu gikomeretsa imitima y'umuryango we. Iyo tuvuga umuryango ubwo ni umufasha we ndetse n'abana be, kidasize umuryango wiwe wose ndetse kidasize n'abaturanyi. Niyo mpamvu leta iba yabikoze neza, yarangiza ikabizamo ikavuga iti mureke turebe icyahitanye umuvandimwe. Leta rwose irakabyara, ariko rwose muri rusange inshuti bene data, mujye mureka twirinde ikintu cyitwa urugomo. Urugomo ntabwo ari rwiza, urugomo nta cyiza cyarwo. Abantu bashobora kugutega bakakuvutsa ubuzima bwawe, bakakugirira nabi, bakarangira bakwishe, kandi mu by'ukuri ntihazagire n'icyo bibamarira. Yaba ari n'uwaba yagize gutya wenda akavuga ngo birashoboka ko bashobora gutega umuntu bamuziza amafaranga runaka, bamuziza imitungo runaka, bamuziza iki. Ariko mu by'ukuri twaje gukora ubushakashatsi dusanga nta cyiza cy'umuntu wapfuye, nta kintu wakora kugira ngo ukunde wice umuntu hanyuma ngo uzahirwe. Ibyo byose ni ibintu bibi bigira ingaruka mu buzima bwa muntu. Ibyo byose ni ibintu bibi bigira ingaruka mu buzima bwa sosiyete, ndetse n'ibintu bigira ingaruka mu buzima bw'igihugu cyose muri rusange. Rero ni ukuri nubwo abakoze ibi ngibi cyangwa se ababashije kuba bamuhitana batari baboneka, ariko aho baba bari hose bigaye, babivugaho batabivugaho, ariko mu by'ukuri iyi nkuru aba ari inkuru ibabaje cyane, aba ari inkuru ibabaje cyane, iba yakomeje kugenda itambuka, iba yakomeje igendagenda. Mu by'ukuri mu gihe wari uri kumwe n'umuntu, ukaba wari uri kumwe n'umuntu muhumeka amahoro, muvuga amahoro, mutangaza amahoro, wajya kumva mu gitondo ukumva yapfuye. Atari impanuka yamuhitanye wenda ngo umuntu avuga ngo ni impanuka, atari ukubavuga ngo wenda yagendaga
arangije wenda tumuhanda nawe ubwe ku giti cye, ahubwo ari abantu bamuvukije ubuzima. Wajya kureba umuntu ugasanga afite ibikomere, ibyo ni ibintu bikomeretsa nabyo ubwabyo. Nukuri iyi nkuru rero twakomeje kwitindaho, irimo gutambuka mu bantu hariya mu karere ka Ngoma. Umubabaro ni mwinshi, agahinda ni kenshi, abana be bigunze, abandi bihebye ku baturanyi babo, ntabwo bimeze neza. Mbese urabona ko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biba byabaye, biba byanduje sosiyete, biba byanduje isura ya sosiyete aho iherereye hose. Rero uyu mugabo Muvunyi Jean Bosco, ikindi twamuvugaho, yavutse muri 86. ni umugabo wavutse muri 86, ntabwo tubigarukaho. Ubwo nubara kugeza mu mwaka wa 2025 urareba imyaka yari afite. Uyu muvandimwe twabivuze n'umufasha we cyane cyane umuryango we hafi, mukomeze kuba hafi kandi mukomeze mubihanganishe. Uwineza Jeanne mumube hafi, mumwihanganishe. Nabibabwiye ngo yari afite abana 5. Nabivuze ndimo gutangira ngo yari afite abana 5. Yari afite abahungu 4 ndetse n'umukobwa 1. Yego dukomeje twebwe nubwo wenda tuba turimo tubitangaza, ariko dukomeje kubihanganisha aho muherereye hose, inshuti, abavandimwe, imiryango. Kuri Nganji Official turabihanganishije cyane. Nukuri Imana ikomeze kubakomereza umutima kandi ibomora icyo gikomere cyane. Ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba biteye ubwoba, ni umutima mubi wa kinyamaswa uba wabayeho, umuntu bakamuvutsa ubuzima kandi yari muzima. Ariko nta kundi byagenda, twakomeza tumwifuriza iruhuko ridashira kandi ariko n'ubundi dukomeza kwihanganisha. Hari ukuntu umuntu avuga ati twihanganishije akarere, umurenge, akagari, umudugudu, wenda ukagira ngo wenda ukagira ngo ni ibiganiro, ariko buriya iyo umuntu umwe yabuze, igihugu kiba cyahombye muri rusange. Igihugu kiba cyahombye, igihugu kiba gifite umubabaro, igihugu kiba gifite agahinda, igihugu kiba gifite intimba y'umuntu uba yamaze gutambuka, cyangwa se y'umuntu uba wamaze gutambuka. Bari barimo gukeka bavuga bati se hari abantu bari bafitanye ibibazo bitandukanye, se hari abantu batari barimo kugendana neza muri sosiyete. Ayo ni amagambo yari arimo kugenda atambuka, ariko iyo ngiyo ntabwo aba ari imirimo yacu, ahubwo aba ari imirimo ya RIB. Ngaye nguko rero nari ndimo kubabwira iyi nkuru, ngira ni inkuru ibabaje, ni inkuru rwose y'incamugongo, ni inkuru amatwi yumva agacura injereri, ni inkuru yo kubura umuvandimwe wacu, ni inkuru yo kubura umuturarwanda, ni inkuru yo kubura umuturagihugu. Reka tugire duti Imana imwakire mu bayo Muvunyi Jean Bosco, Imana ikwakire mu bayo kandi ikomeze n'umuryango wawe, umudamu wawe, abana bawe ibakomeze. Hanyuma abantu bo mu kagari Kanyinya muri uyu mudugudu wa Rwagakobe, namwe Imana ikomeze kubomora ibyo bikomere byo mu mutima, kubera ko ntabwo biba byoroshye kubura umuvandimwe. Inshuti bene data rero tuzakomeza kugenda tubabwira uko bizaca bigenda mu minsi iri imbere. Nibishoboka no kwitabara dushobora kuzagerayo, hanyuma twarangiza tukabereka uko byagenze, uko byari byifashe kuri uwo munsi, situation uko yari imeze. Munyemerere rero dusubikira ahangaha, twihanganisha twabihanganishije, twihanganishije umuntu uwo ari we wese. Reka tumwifurize iruhuko ridashira umuvandimwe. Imana imwakire mu bayo kandi imutuza heza mu gihugu cyo mu ijuru. Mwari muri kumwe na Emmanuel Nganji, ahangaha ni kuri Nganji Official. Ineza n'umunezero bituruka ku Mana bikomeze kubana namwe. Andi makuru tuzagenda tumenya, tuzagenda tuyabagezaho. Nakagaruka rero, turabasezeye cyane kandi tubifurije ibyishimo
ndetse no komorwa n'Imana mu byo mukora byose. Bye bye, naho ubutaha. Sawa.